Twongeye kubaramutsa mwebwe rero mudukurikiye kuri channel yacu y'Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura SDARM Rwanda. Nk'uko rero twatangiye ibyigisho byacu, ubu tugeze ku cyigisho cya 13, tukaba tugeze ku ngingo yacu ya gatatu. Ariko mbere yo kugira ngo dutangire kwiga, mureke tubanze tubibwire. Ngewe uyoboye iki cyigisho, amazina yanjye ni Nshimyumukiza David, nkaba ndi kumwe na nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Nshimiyimana Aimable. Rero tugiye kubana muri ibi byigisho, niwe ugiye kutwigisha uyu munsi. Mbere yo gutangira ingingo y'uyu munsi, mureke tubanze dupfukame dusenge. Data wa twese, twongeye kugushimira uburyo wabanye natwe mu cyumweru gitambutse, tukaba tugeze muri iki cyumweru tugihumeka kuko abazima ubihimbarizwe. Uwiteka, turagusabye kugira ngo uze ubane natwe muri ibi byigisho tugiyemo, kugira ngo ibyo ukunda kandi ushaka abe gumya kuduhana ubuntu no kwizera mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Mureke twinjire mu ngingo y'uyu munsi. Aimable, tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Rero ingingo y'uyu munsi kwa gatatu iravuga ngo icyari gihari icyo ari cyo cyose. Reka duhere ku kibazo cya A. David atewerera isomo ryo muri Yohana 6:8-10 ngo nayahe makuru Andereya yahaye Yesu, kandi se n'iki umwami yabwiye abigishwa be gukora? Agiye kudusoma muri Yohana 6:8 kugeza ku wa 10. Hari amagambo avuga ngo umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati, hariho umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Yesu ati, nimwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara, bari 5,000. Mwumvise amakuru Andereya yatanze. Uyu nguyu Andereya yari umuvandimwe wa Simoni Petero, nk'uko Yohana avuga imwe na Yakobo. Yamubwiye ko hari umuhungu wari ufite imitsima 5 y'ingano n'amafi 2. Yesu amaze kubyumva atabwira abigishwa ati, nimwicaze abantu. Yesu yifuje kumenya ingano y'ibyo kurya bari bafite hafi aho, maze Andereya aravuga ati, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Andereya nawe yari afite ubwoba nka Filipo, bose bari bamwe. Yesu yasabye ko babimuzanira. Yesu amaze kubishyikira ahita abona gutanga itegeko. Ategeka abigishwa be ko babicaza mu byatsi, bigabanyije amatsinda y'abantu 50 n'andi y'abantu 100, kugira ngo haboneke gahunda ihamye kandi bose babone neza icyo yendaga gukora. Amen. Muboneka muri Filipo byose page ya 365. Hano ngira ngo icyumvikana, Yesu yabajije nyine amakuru y'ibyari bihari. Amaze kuyabaza, Yesu ntiyababwira icyo agiye gukora, arababwira ati, mwicaze abantu gusa. Aha birumvikana. Kandi Yesu yabonaga ari imigati 5 yonyine n'amafi 2. Yesu arafite kwizera. Natwe dukwiriye kugira kwizera, kuko imbere ya Yesu nta bice bibaho. Urabona Andereya yarashidikanyije ati, utu tuntu turabamarira iki? Yesu ati, mubicaze. Kuko nawe yabonaga ubwe yatumara. Rero Yesu yavuze ati, mubicaze, ko imbere ya Yesu nta bice bibaho. Ahubwo ugasanga wowe nk'urugero ufite nk'ikiro cy'umuceri, ukumva ntiwasangira n'abashyitsi bajera, ukavuga ati, ntabwo twaduhaza rwose. Ariko imbere ya Yesu nta bice bibaho. Amen. Ni ukuvuga ibyo ufite ntukajya ubona ko ari bikeya. Igihe ubiragije Yesu rwose arabitubura. Wibuka umupfakazi w'Isarefati, karagafu yari afite n'ari amavuta yari afite, ari kumwe na Eliya, yahoraga asuka amavuta ntashiremo, na kagafu kagahoramo. Wenda kuri iki gihe ntabwo wavanga ngo amavuta ntabwo yashira mu kajerekani, cyangwa se ifu ntabwo yashira mu ndobo. Ahubwo twe dukwiriye kujya kwizera yuko Yesu aguha imigisha, ugahita ubona ubundi buryo ubonamo ibindi cyane. Rwose tugiye kora ikindi cyigisho gikomeye cyane. Icyo cyari cya mbere muri iyi ngingo. Kuri B haravuga ngo, sobanura intambwe Kristo yateye kugira ngo atubure ibyo byo kurya, kandi nayehe masomo dushobora kubikuramo. Rero aya masomo yose uko ari 3
uretse ibyo muri Yohana 6:11 niryo ritabivugaho neza, ariko muri Mateyo 14 umurongo wa 19 na Mariko 6:37-41 ahuriza ku kintu kimwe. Reka yombi David yadusomere muyumve, ariko ahuriza ku kintu kimwe gikomeye nshaka yuko twese dusobanukirwa. Muri Matayo 14 ku murongo wa 19 hari amagambo agira ati, ategeka abantu ko bicara mu byatsi, yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2, arararama areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura iyo mitsima ayiha abigishwa be, abigishwa bayiha abantu. Naho muri Mariko ibice 6 ku murongo wa 37 kugera 41 hari amagambo avuga ngo 7 kugera 1. Hari amagambo avuga ngo, arabasubiza ati, mube ari mwe mubagaburira. Baramubaza bati, tugende tugure imitsima y'idenariyo 200 tuyibahe barye. Nawe arababaza ati, mufite imitsima ingahe? Mujye kureba. Babimenye baramusubiza ati, ni 5 n'ifi 2. Abategeka ko bicara mu bwatsi butoshye, bigabanyamo inteko, bicara mirongo hamwe 100, ahandi 50, batyo. Yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2, arararama areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura imitsima ayiha abigishwa be, bayishyira abo bantu. N'izo fi 2 azibagaburira bose. Urakoze cyane. Hari amagambo bari guhurizaho Matayo na Mariko ngo arararama arabishimira, arangije afata ya mitsima 5 na za fi 2, bimaze kuba byinshi, mbese amaze kubisengera Yesu. Ntabwo yigeze abiha abantu, ahubwo abihaye abigishwa be. None abigishwa be baba ari bo babiha abantu. Hano ku kino kibazo babaje batese na yahe masomo dushobora kubikuramo. Yesu ntabwo ajyaha umucyo umuntu wese abonye. Rwose cyo tubyumva neza, duha agaciro abapasiteri bacu, duha agaciro abagabura bacu, kuko Yesu nibo aho umucyo. Yesu amaze gutubura biriya bintu ntabwo yasa bihereza abantu ngagenda aseriva ngafasha abigishwa, kuko abigishwa bari 12 bonyine. Yesu nawe ashobora kuba yafata yabwira ati, rero mutanga aha ngaha, namwe mutanga aha, nanjye ndaheza kino gice cy'aba bantu. Oya, ahubwo yarabifasha abishimira, amaze kubishimira abihereza abigishwa, undi arituriza. Abigishwa baba ari bo babihereza abantu. Rero dukwiye kuzirikana neza yuko umucyo, iyo Imana ishaka gutanga umucyo ku itorero, hari abantu iwunyuzaho. Ntabwo ihita iza diregite ngo ihite iwugeza kuri buri mwizera wese uwo ari we wese. Ahubwo dukwiriye kujya duha agaciro abayobozi bacu. Bashaka kugira intege nkeya, ibyo birashoboka rwose, ni abantu nkatwe. Ariko dukwiye kumenya neza yuko ari bo Yesu yatoranyije kugira ngo abe ari bo anyuzaho ibye, maze nabo babigeze ku bantu be. Niryo somo wese twabibonye. Nanjye hano isomo rimwe mbonamo rikomeye ni uko Kristo mbere yo kugira ngo ajye gutubura ibi biryo, yahereye ku byo bari bafite. Icyari gihari cyose nk'uko iyi ngingo ivuga nicyo yahereyeho. Amafi 2 n'udutsima tungahe? 5. Amaze rero kubifata, ibyo nibyo yashimiye, arabitubura, abiha abigishwa be, barangije babiha abantu bose. Ngira ngo hano harimo isomo rikomeye, ni isomo rigaragaza ko Yesu koko ari Imana. Gufata utwo tuntu ukaduha abantu 5,000 ni ibintu bikomeye cyane. Rero natwe muri ubu buzima dukwiye kuba abanebwe, dukwiye kujya dukora noneho dukeya tubonye tuvuye mu mirimo yacu, akabe twese aheraho atubeshaho. Usanga hari umuntu usenga David, umuntu agasenga nta kintu afite, ngo Imana ngimuhe icyo kurya, kandi ntago azi ko Yesu ahera
ku byo ufite. Byumvikane ko ukwiriye kugira umurimo ukora ukabona nubwo twaba dukeya, niho Yesu ahera agufasha nawe cyane. dukwiriye kujya tukizera icyo kintu rwose. Yesu ntigeze ashaka kwireherezaho abantu abaha ibyo irari ryabo ryifuza kugira ngo bishimishe. Kuri abo bantu benshi, hanyuma yo kumutega amatwi umunsi wose, igaburo ryoroheje Yesu yabahaye ntiryari ryo kubagaragariza ubushobozi bwe gusa, ahubwo yashakaga no kubereka uburyo abitaho mu byo bakeneye biciriritse bya buri munsi. Umukiza ntiyigeze asezeranira abayoboke be kubaha ibinezeza by'isi. Ntabwo Yesu yigeze afatira imitsima ngo ayihenderemo ibyo kurya bihambaye, ahubwo iryabaye ifunguro ryoroheje gusa riri simple riciriritse. Ibyo kurya byabo bishobora kuba ibisanzwe ndetse akayibona bigoranye, bashobora kubaho mu bukene, nyamara ijambo rye ribahamiriza ko azabaha ibyo bakeneye kandi abasezerana ibita kure iby'isi ishobora gutanga, ko azababa iruhande kugira ngo ababere byose. Boneka mu gitabo cyitwa Umurimo wo Gukiza cyangwa se Rengera Ubuzima, paje 47 na 48. Kandi muri icyo gitabo kuri paje ikurikiraho barakomeza ngo muri iki gitangaza Yesu Kristo ahawe na se, burumva Kristo nawe wamuhaye, yahawe na se, noneho nawe ahereza abigishwa, abigishwa nabo bahereza abantu, noneho abantu nabo bahereza bagenzi babo cyane. Murumva ubwo nibwo buryo Yesu akoresha rwose. Ikintu kimwe cyumvikana, buriya Yesu ni umuhanga cyane. Aba bantu bari baje bakurikiye Yesu, bari baje bamukurikiye ku mpamvu, bari baje bamukurikiye kubera iyihe mpamvu? Mu byigisho mu ngingo twabanje kureba, bari bamukurikiye kuko bari bazi ko yakijije abantu. Bamugezeho babona none atubuye amafata atarabagaburiye bose. Icyo cyari ikindi gitangaza kibarehereza kuri Yesu batari baniteze. Ni nayo mpamvu rero hano bavuga yuko Kristo iyo agiye kuduha ibyo dukeneye. Dukomeze. Ikibazo cya se ni irihe somo ry'umurimo nyakuri turi kwibutswa ahangaha? Yesaya 61:6. Reka David adufashe gusoma isomo riboneka muri Yesaya 61:6. Yesaya 61:6. Haragira hati: ariko mwebweho muzitwa abatambyi b'Uwiteka, abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu. Muzarya iby'abanyamahanga batunze, kandi mu cyubahiro cyabo niho muziratira. Urakoze cyane. Abigishwa bazaniye Yesu ibyo bari bafite byose, ariko ntabwo yabararikiye kurya. Mbere y'uko barya agombaga kubanza gutanga. Kuko n'abantu abigishwa bahaye bwa mbere, ntabwo Yesu arya nawe, yahereje mugenzi we. Bagiye bahererekanya kugeza ubwo ubona ko mugenzi wawe ku ruhande afite, noneho icyo baguhaye nawe ukakigumana. Rero n'abigishwa babonye abantu bamaze gukwirwa, babona kurya. Yesu nawe abonye abigishwa bakwiriwe, nawe abona kurya. Yabasabye kugaburira abantu. Ibyo kurya byariyongereye mu biganza bye no mu biganza by'abigishwa. Ubwo bageraga kuri Kristo, ibiganza byabo ntibyaburaga kuzuzwa. Ububiko buto bw'ibyo kurya bwari buhagije kuri bose. Igihe iyo mbaga y'abantu yari imaze kugaburirwa, nibwo abigishwa basangiye na Yesu ibyo kurya by'igiciro cyinshi byatanzwe nijoro. Abantu bose bamaze kubona, nibwo abigishwa bariye. Hano ni nayo mpamvu muri iri somo rigaragaza ko bazitwa abagaragu b'Imana. Ubundi abapasiteri bacu n'abagabura, ntimukagire ngo ubundi ni abagaragu b'abizera. Ni abagaragu b'abizera. Nose nimuzi ko abadiyakoni muri Bibiliya bivuga ko ari abakorera abandi. Kuko abo urabona abigishwa ba Yesu, Kristo yatubuye ibiryo. Impamvu ari abagaragu, iyo baza kuba ba bosi bari kubanza kurya, ariko barabanje bakora umurimo wo kugaburira abandi. Abandi bamaze guhaga, bamaze gukwirwa, aba aribwo nabo batangira gufata bararya, basangira na Yesu. Byumvikane ko rwose ni umurimo ukomeye. Natwe rero dukwiriye kubanza kujya ubundi wakwiriye kurya, wabanje kumenya yuko umuturanyi wawe
afite icyo kurya nawe. Ariko rwose Imana idufashe itugeze kuri urwo rwego. Amen. Ko akenshi turikunda, tuba dushaka kumera nka Filipo, tukumva ko rwose abandi batatureba, tukumva ahubwo twabasezerera, yamara kugenda ukabona kwiyeranja, kandi buryo wowe wirukanye imigisha. Iyi ngingo rero ivuga ngo icyari gihari icyo ari cyo cyose, muri make ni iki dukuyemo? Tubonyemo yuko Yesu yahereye ku cyo bari bafite. Yahereye ku cyo bari bafite. Andrea yahamagaye wa muhungu wari ufite imigati 5 n'amafi 2. Yesu arabanza arabishyikira, aba ari byo aheraho kugira ngo agire icyo akora. Rero natwe icyo dufite icyo ari cyo cyose ntidukwiriye kugipfobya, ahubwo cyafasha na bagenzi bacu. Amen. Imana idufasha kumeza gusobanukirwa neza n'iyi ngingo mu izina rya Yesu. Amen.